mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Cyozi yararimo aganira na Hirwa aha yararimo amubwira ko amaye akaruhuko nk'akwezi aribwo yaba ameze neza yaba ari fine gusa aho Hirwa yaje kubyemera nangwa yarabyanze reka n'ubundi nkuru yacu tuyitangirire kuri aba ngaba bombi babiri Hirwa yitegereza Cyozi akamubaza ati sweetheart ndimo ndabibona mu maso yawe ufite ikibazo kitakoroheye ahari ushobora kuba uri kunyura mu bihe bitakoroheye ahari ushobora kuba hari ibintu wahuye nabyo bikagutera guhungabana ariko niba ushaka kuvuga ndahari kugira ngo ngutege amatwi niteguye kukumva Cyozi ati Hirwa nta kibazo n'iki na gito mfite meze neza ndi fine ariko nkeneye akaruhuko Hirwa atari ko ntukinyizera kuki utakimbwira ibibazo byawe byose kuki utakimbwira niba utanatuje ngo mbimenye ubundi what's wrong with you Cyozi ati Hirwa ese basi wandeka nkagenda ndumva nshaka kuruhuka kandi nakubwiye ko nanashaka no kurya Hirwa turabona se ndi burya njyenyine urumva ndi bwisangize wamenyereje ko dusangira wamenyereje ko uri hafi yanjye none kano kanya ngo ntabwo uri burya urabona ibi biryo ndi bubirye njyenyine niba utari burye reka tugende Cyozi ati oya reka basi twese turye reka twembi turye batangira kurya ariko ukabona Cyozi ntagatuje ararya ariko ukabona nta peti iyi nda nkeya afite abwira Hirwa kamwe ati buretse gatoya kambanze njye ku bwiherero aragenda ariko ukabona ntagatuje Hirwa arabibona ariko akibaza ikibazo Cyozi yaba afite neza neza akakibura aragenda akiherera agasuka amarira aravuga ati mana mute koko nisanze aha hantu mute nisanze ndi mu rukundo bingana gutya neza neza ngiye kuzasara ndumva neza neza nataye umutwe ese nzahunga Hirwa kugeza ryari mana wanduye uyu mutwaro wanguye muri urukundo rudashoboka ndagusenga amanywa nijoro ariko ntagihinduka aho kugira ngo mwibagirwe ahubwo ndi kumukunda kurushaho mana ese nsezera akazi ariko ahari ninjya kure ye nibwo nzabasha kwibagirwa ariko se byo bizanshobokera buriya si ukwezi kwakunje ko natse kuko urahagije nzaba naribagiwe
ese aho nzaba naramwikuyemo ntabwo byose ni ukwibeshya. ese ubundi nisanze mukunda gute? ubundi uwambaza ngo niki nagendeho njya gukunda Hirwa nakibona. nta keya ziwe wenda yigeze amereza na mbere uvuge ngo nizo zankuruye. ntiyabaga ananyitayeho uretse kunyerekera ibyo gukora no kugira ibindi bintu yanyigishije. ubundi gute nisanze ndi kumukunda? Mana ndumva ndi kwiyanga, ndumva maze kwirambirwa. nize gusenga kubera uyu musore, ariko Mana ndarambiwe, ndumva mvuye kwizima. ahari nawe byarakunaniye. njya numva bavuga ngo ushoboye byose, ariko ahari byose ntabwo ariko bishoboye. none se niba ushoboye byose ibi byakunanije iki? basi niba ubona adashobora kuba uwanjye, gute umutima wanjye utawuruhura? maze kubibona koko nta kintu gitesha umutwe nk'urukundo. mfite uburibwe ntazi ngo bwavurwa n'iki. mfite umubabaro ntazi ngo wamarwa n'iki. umutima wanjye urandya buri kanya, ariko nabura sinabasha no kuwushima. imiti yose ibaho kuri iyi si nta muti n'uyu n'umwe wavura uburibwe bwo ku mutima. ese ubundi abahanga n'abanyabwenge bagize gutya bagahanga buri kimwe, bagahanga iyo miti ivura indwara zikomeye n'iziyoroshya. kuki nta muhanga wigeze ugira ubwenge bwo kuba yahanga umuti ushobora kugabanya uburibwe bw'umutima? ese kuki nta n'uyu n'umwe wari wahanga umuti washobora kurwanya nangwa se ukaba wavura urukundo umuntu yaba ari gukunda umuntu? ahari wenda uyu muti uza kuba uhari ntabwo nakabaye meze gutya, nakabaye narawufashe na mbere. uyu muti uza kuba uhari ntabwo nakabaye ndi kumva ubu buribwe. uyu muti uza kuba uhari umutima wanjye ntabwo wakabaye uremerewe gutya, nakabaye mufata ukanyorohereza. nakabaye mfata uyu muti ukama umunezero udasanzwe. ariko nubwo ari abahanga icyo cyarabihishe. umenya hari uwo muti utazigera ubaho. nta kintu n'ikintu na kimwe gishobora kuvura indwara y'urukundo. umuti wonyine nshobora kunywa ukaba wamvura ubu buribwe ni Hirwa wenyine. niwe wenyine ufite urufunguzo rwo kuruhura umutima wanjye, ariko aho kugira ngo awuruhure ahubwo arakomeza kuwuremereza. Mana ndakora iki? ese Mana ndahungira he? aho ndi bujye ntari bumutekereze wose ho ni he? keretse ahari nibagiwe buri kimwe, nangwa se ubasubiza ibihe inyuma. ntabwo nakwifuza kongera guhura nawe. sinzi niba guhura kwanjye nawe byari igeno nangwa se byari accident, ariko sinzi impamvu ndi kubyicuza. sinzi impamvu. ndi kumva byambujije amahoro, aho kugira ngo binzanire ituze n'amahoro, ahubwo byatwaye ibyo byose. ese ubundi ni ukubera iki Mana? ndimo ndakwaka imbaraga
umpe kwihanganira ibi byose niba bishoboka, undenze ibi bihe, umpe imbaraga, unyobore intambwe ku yindi nubwo naba ndabona inzira yose, ikindi umpe imbaraga zo kunesha ibi bihe ndimo. Mana nje imbere yawe mfite umutima wuzuye ubwoba no gushidikanya kunyuzuyemo, ndagusabye ngo ahari amarira uhahindure icyizere n'amahoro, ndagusabye ngo ahari ugushidikanya uhuzuza amahoro asendereye, umpe umutima utuje, nta wundi nishingikirijeho utari wowe Mana, nta wundi muntu wandohora, nta wundi muntu wampa amahoro, nta n'undi muntu wabasha kunyumva muri kano kanya, n'uwo nabwira wese ntabwo yampa icyo umutima wanjye ushaka, ariko wowe umpaye amahoro no kwakira yuko hari ibyo ndashoboye guhindura no gukontorora, byanzanira amahoro n'umutuzo udasanzwe. Basi bikorere kwiyubahisha, unyiyereke wa Mana we. Arihanagura neza neza akiyumanganya utari uri kurira, aragaruka agasanga n'ubundi Hirwa yari akimutegereje, aramubaza ati cyoze ufite ikihe kibazo, ese ni igiki uri kumpisha, imyitwarire yawe ntabwo isanzwe, wabaye iki, ni iki kitari kugenda neza, ese ni igiki cyagushenguriye umutima. Cyoze agerageza kumwenyura akabwira Hirwa, akamubwira ati Hirwa, ndakubwiye ko ndameze neza, ahari wenda ndarwaye. Ati okay, biragaragara pe urarwaye, none se uri kwiyumva gute? Cyoze atangira kumubwira ukuntu ari kwiyumva, ariko abizi neza ko ari kumubeshya kugira ngo areke gukomeza kumubaza ibibazo byinshi. Ubwo atangira kumwitaho, agerageza kumutamika, kwihangana biramunanira, agasuka amarira. Hirwa biramucanga, akamubaza ati sweetheart, ufite ikihe kibazo? Cyoze terega ndwaye umutwe, ntabwo ndimo ndarira ahubwo ni umutwe. Hirwa arabibona akabona biri serious, akabona yarembye, amukura aho ngaho akagenda agatangira kumwitaho. Nyuma yo kumuvura no kumuha imiti, amushyira mu modoka akamucyura, amugeza mu rugo, agasiga agize utuntu duke amufasha, ubundi agahera akagenda, avuga ati wiyiteho. Cyoze asigarana amarira, yakibuka uburyo yitaweho uwo munsi, amarira akaba yose, akavuga ati Mana, nakifuje ko ibi byakabaye ari ukuri, nakifuje ko byakabaye ari impamo. Ese Mana, byakunanije iki? Kuki ubundi utamumpa? Kuki ubundi ataba uwanjye? Ariko umenya ahari uba ari umusazi. Nibaza, ese gukunda nuko bimera? Urukundo ruragenda neza neza, urukamugira umusazi, neza neza akarwara,
umva ingingo ze zose zavunaguritse, ibaze ko ukomeze nk'umurwayi, ndarembye, ndwaye urukundo. Ese koko nibyo? Ese koko bibaho ko umuntu yarwara urukundo? Najyaga numva wagira ngo ni filime, najyaga numva wagira ngo ni amatiyatire cyangwa se imikino. Siko bya bintu bishoboka, siko bya bintu biba biri serious. Manu ndengere, tuve aho ngaho twigire kuri Allen. Ndi kumwe na mama we, mama wakomeje kuremba. Udufaranga Dan aba yamuhaye twose aba yatuguzemo imiti, ariko nta kintu n'iki na kimwe iri gufasha mama we. Allen biramucanga, yareba mama we agahinda kakaba kose. Tangira kubwira mama we, kamubwira ati mama, ndakwinginze, ibuka ko hakiri kare, ndagusabye ntudusige nk'uko data yadusize. Imyaka mfite sindakira yuko data yagiye, ariko nawe uri kuntera ubwoba. Ndimo ndakureba nkagira ubwoba bwinshi bwo mu mutima. Mama, haracyari kare, uretse kugenda ndakwinginze. Mama ntabasha kuvuga, ariko aba yumva ibyo Allen ari kuvuga. Kubera amagambo Allen abamubwira, ararira. Allen akabona amarira gusa, atangira kumuhanagura, avuga ati mama, wirira, ndakwinginze wintera agahinda, ndakwinginze wintera ishavu. Ese mama, noneho ndakora iki? Ntacyo ntakoze, nakoze uko nshoboye, none biri kugenda byanga. Ese ubu nkora iki mama? Gute twabasha kubaho tutagufite? Mama, basi tugirire impuhwe, basi ibuka ko turi abana bawe, ibuka ibibondo byawe. Mama, rwana, ahangana n'iyo ndwara. Mama, uri umunyembaraga, please mama. Uko amuganiriza, mama we niko abagenda gake gake. Arabireba akabona mama we ari kurushaho kuremba. Ikindi kintu akora, ahamagara Dan afite igihunga n'ubwoba bwinshi. Amubwira byose uko bimeze. Dan akaza yiruka, bafata mama we bakamujyana kwa muganga. Bakimugeza kwa muganga, babona nabo ubwabo badashoboye, bakamuha transfer. Mama Allen bamwohereza mu bitaro rwakoramo. Mama waba ari kumwe na Allen, n'ubundi ari we umurwaje. Allen amarira aba ari yose, arimo yinginga abaganga ati ndabinginze nimwite kuri mama wanjye, ndabinginze nimwumvurire mama. Aba yataye umutwe, yabaye nk'umusazi. Ako kanya Hirwa avayo yambaye
aje kuvura mama Allen ariko ntabwo amubona kuko baba bamaze kumubwira ko hari umurwayi urembye kandi urembye cyane yewe ubuzima bwe buri habi cyane ndetse buri mu kaga. Begera mama Allen bagatangira kumuvura. Baragerageza bagapima bagasanga afite ibibazo byinshi, usanga afite indwara y'umutima, ibihaha bye byajemo amazi, ndetse no guhumeka kwiwe biba biri hasi cyane, bakamwongerera umwuka. Bakomeje kurwana ngo barebe ko bamwitaho, ariko ubuzima bwa mama Allen bugakomeza kugenda bujya mu kaga. Hirwa yitegereza uwo mubyeyi nawe ubwiwe bikamucanga. Agira atya agasohoka gatekereza ikintu gishobora kuba cyakorwa cyashobora kugarura cyangwa se kuzanzamura uyu mubyeyi. Agira atya akavuga ati mwanzanira umuntu wazanye n'uriya mubyeyi, kimumunzanire mu biro. Aragenda akicara ategereje ko bamuzanira urwaje mama Allen. Ako kanya bamuzanira Allen, akimukubita amaso ahera ko yikanga. Ntiyiyumanganya nangwa se ngo yijijishe, ahera akamuhobera akavuga ati se nongeye ko kubona, ese yaba ari wowe nangwa n'uwo musa? Naba ndi kubonekerwa, naba ndi kubona ibikezi, ndi kubona ibidahari. Allen, ni wowe? Allen nawe ahera ko yikanga akavuga ati se burya bwose ukora hano? Nari nzi kuri doctor ariko ntabwo nari nzi aho ukora. Asa ubundi I think ntabwo nawe ufite n'uburenganzira bwo kubimenya, gusa nyine ni njyewe. Hirwa azenga amarira mu maso agahobera Allen akamubwira ati mutima wanjye wari warashengabaye wose wari warajenjaguritse, nahoraga nibaza uko nzakubona, numvaga ntagiye no kuva ku izima, numvaga mfite n'ubwoba bwinshi, none dore Imana irongeye irakuzanye. Nibyo kuko mama yavuze ukuri. Mama yigeze kumbwira ngo niba koko uri uwanjye igenda urizongera riduhuze, niba koko uri uwanjye isi izakungarurira, igihe kizakungarurira, none koko ndakubonye. Allen araturika akarira akamubwira ati Hirwa, ndi mu bihe bitanyoroheye, nanjye nari ngukumbuye pe, ariko nonaha ntabwo nzi icyo nakubwira, ndahangayitse kubera mama wanjye. Hirwa turiya ni mama? Ni wowe uri kumwe n'uriya mubyeyi? Allen ati yego, uriya ni mama wanjye, narabikubwiye na mbere hose, kuva data yapfa mama ntiyigeze agira agahenge. Urabyibuka nigeze nakubwira ko yari yarabaye nk'umusazi, aho yageze haratuza, ariko indwara yarwaye nyuma nizo zimuzahaje.
yari akimbona ngo mbonemo data bimutere guhahamuka, ahubwo indwara arwaye ubu nizo zimuzahaje. Ibyo byose arabyumva, avuga ati ari ntabwo kano kanya ndi bugusezeranye, ariko ndakora uko nshoboye. Ndumva ntaguhishuka ukuri, ariko reka mbikubwire, ubuzima bwa mama wawe buri habi. Twakoze uko dushoboye nk'abaganga, ahasigaye naho kurwana hiwe. Ikindi cya kabiri, turasabwa kubaga mama wawe kuko ibihaha byiwe byajemo amazi. Ni ngombwa ko tumuvomamo ayo mazi. Ikindi Allen, umutima wa mama wawe urananiwe cyane. Sinzi ko kano kanya turamutse tubikoze arashobora kurwana ngo azanzamuke. Ikindi umutima wa mama wawe nawe ufite ikibazo, nawo ni uwo kubagwa, kandi bitewe n'ukuntu ameze sinzi ko yabasha guhangana. Mfite ubwoba ko turamutse tumubaza ari muri iyi situation ashobora kuhasiga ubuzima. Niyo mpamvu nari ngutumije gusa hano tuganire. Ntabwo nespectingaga ko ariwe bari bunzanire, mvaga bagiye kunzanira wenda nk'umugabo we cyangwa se wenda undi muntu, ariko none dore ni wowe uri hano. Numvaga ari byo ngiye kuvuga, none ni we ndi kubibwira. Allen araturika akarira, akavuga ati yirwa bajya noneho ngiye kubipfubya buri ngiye gusigara iheru heru. Data yaradusize, none na mama agiye kugenda. Ese ubundi ibi byose nibaho Imana iri hehe? Ese ubundi tunyura mu buribwe ngubu, ubundi kuki urupfu rwabayeho? Kuki iteka umuntu abura abakunda? Hirwa, ndumva ngize ubwoba, ndumva ngize ubwoba bwinshi, ndumva ngize igihunga, umutima wanjye ntutuje. Ndose harakorwa iki koko? Hirwa aramuhobera akamuhumuriza, akavuga ati reka dukomeze tugerageze tumwiteho, ahari natangira kugira agatege nibwo twamubaga, ariko nonaha condition arimo byagorana. Ibaze ko twanamwongereye umwuka. Allen ararira, amarira akaba yose. Akabura icyo akora n'icyo areka. Arasohoka agasa n'uwiyatse Hirwa, agasohoka asa n'uwataye umutwe. Nuko gusohoka ahura na Dani. Dani aramufata avuga ati tuza, ndi hano, ndi hafi yawe, ntabwo uri wenyine. Hirwa aza asa n'umukurikiye, yakitegereza neza akabona hari undi uri kumwe na Allen. Arahagarara akabyitegereza, akabona hari undi uri kumwitaho. Arababara akajya ku ruhande gato akibaza, si iki gihe cyose nari maze mutegereje, mbewe ntiyigeze anantegereza. Iki gihe cyose nari maze umutima wanjye udatuje, mbewe ntiyigeze anagira gutya ngo byibura abashe kuntegereza n'agahe gatoya. Ndabizi neza uriya ntabwo ari musaza we, kuko yambwiye buri kimwe kuri we. None afite undi muntu
Hirwa arababara, umubabaro ukaba wose, acika intege, mbese bikagaragarira buri wese. Dani nawe akomeza kwihanganisha Allen, ari nakamuhanagura, ariko Allen ari kurira, amarira ari yose, agahinda ari kose, ubwoba ari bwinshi mu mutima we. aba afite igihunga, atewe ubwoba n'ibishobora kuba kuri mama we. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Hirwa abonye Dani, atekereje yuko yaba ari mu rukundo na Allen. Ese ahubwo ibyo yatekereje ni ukuri nangwa si ukuri? Dani ari gufasha Allen, ese ari kubikora kubera ko wenda yaba yaramukunze akimubona, nangwa just gusa n'ubumuntu yuje? Bwaba ari ubumuntu bumwuzuye se uri kumutera gukora ibi, nangwa nuko yakunze Allen? Ese Hirwa arakora iki? Cyozi bikomeje kumushobera kubera gukunda Hirwa. Mama Allen ubuzima bwe buri habi. Inkuru yitwa Warahemutse. Tuzahure mu bice bizakurikira. Yewe nitwa Atete, yandika kandi ninanjye wibagezaho.